arasohoka aramusezera aramuga ati mbaye nyine gusa ikiriho nyine Isabelle ari kubona ko yemenye atameze neza ntabwo ari kumva nyine impamvu ntabwo ari kuvuga se ni umunaniro n'iki cyabaye noneho bitewe nuko nyine Isabelle nawe yashakaga nyine yumvaga nyine atangiye kumva ko nyine bashobora guspendinga na time yumvaga ko nyine ashobora kugira ikintu baganira nyine yarameze nk'umuntu wari umwiteguye nyine wamutegereje kuko nabandi bashobora kuba nyine bari bavuga ibitutsi byabishe bavuga ngo tugiye kuryama ariko nyine Isabelle nyine kuko yemeye yamusezeranyije akamubwira ati nta byanga binoga nshobora kuza kunyuraho nyine yaramutegereje ariko nyine Aime yageze aho ngaho nyine nawe muribuka ko nyine Aime yaramaje kuvugana na wa mukobwa mushyashya waje nyine ari kumubwira ko nyine atagomba kugira undi muntu ashaka atagomba kugira undi muntu avugana nawe ko basezeranye ko bagomba kuzabana rero ibyo stress byose n'ibiki byose muribuka ko yaranavuye nyine no kwa mama we na papa wiwe nabo bamaje kumwemerera ko nyine wenda bashobora kuba bamushyigikira kuba yakundana na Isabelle ariko nyine byahise biza nyine hahise hazamo rwivanga nyine y'uwo mukobwa rero Aime ntabwo ameze neza habe na gato yarasiziye rero aragenda Isabelle nawe asigara yibaza se bimeze bite se byagenze bite se nuko byibura ntambwe ko mukunda aravuga nyine biramucanga nyine aragenda asubira mu nzu noneho baramubaza ati umuntu ninde waruje nyine babaye nk'abakangutse noneho Isabelle nawe ahita agenda nyine aravuga ati mwana ni bro wawe waruje nyine atari ko nyine sinzi ukuntu ameze ati none se ageze hano mwana nta no kwinjira mu nzu arambwiye ngo yaraje nyine kureba uko tumeze yarambwiye ngo yaraje kureba uko byifasha uko yari yavuze ko nyine agomba kuhanyura ariko ntago nyine ngo yari kuhatinda nyine ahise agenda nyine none se ahise agenda gutyo gusa nyine gutyo tiri ko ndikumva bidasanzwe ati nk'umuntu nyine waruvuye mu rugo nyine bamwemereye ko nyine grafere amwemereye ko nyine ashobora kuba wenda yakudatinga mama na papa bamubwiye ko nyine nta kibazo babifiteho babimwemereye ati numvaga ko nyine kino ari igihe cyo guserebura ariko bigenze bite se aka kanya bigenze gute noneho Isabelle aravuga ati ntago mbizi nanjye ntago nzi ukuntu bigenze ariko nyine ubwo nyine wasanga ariyo mood arimo nyine wasanga ari uko yarananiwe kuko arambwiye ngo yiriwe ananiwe hari ibintu byinshi avuyemo ngo yarari mu kazi ubwo rero wasanga aribyo byamunanije nyine ntago wamenya noneho ku rundi ruhande twagarutse kwa wa musirikare nawe yari kwita ku mudamu wiwe umudamu waratwite nawe nyine ari kumwitaho noneho madamu aravuga ati amaze atakuse umeze bite umeze neza nta kibazo noneho umugabo aravuga ati nta kibazo meze neza pe meze neza noneho umudamu aravuga ati none se ko mbona wahindutse byaje kugenda bite mbona ati wagakwiye kubuntuka wagakwiye kubunkankamira hatari kuse waje guhinduka gute nyine waje kubyihorera gute umugabo aravuga ati hoya ati ibyo ngibyo waretse tukareka kubivuga waretse tukabyihorera noneho madamu aravuga ati ariko njye ndashaka ntabwo mba numva bimeze byagakwiye kuba bimeze gutya nyine umudamu ari kumva ntabwo byumvikana nyine ko umuntu baba waramukoshereje ngaje ntakubwire nabi ahubwo akaba ari kugufasha umudamu nyine ntabwo ari kubyakira ntabwo ari kumva ko nyine bishoboka ko umugabo wiwe nyine yaba ari uri kumwitaho yaba ari uri kumufasha cyane cyane nyine ko we azi amakosa yamukoreye azi ko yamuciye inyuma azi ko nyine yatwise inda umugabo adahari umugabo w'umusirikare ubugiye akamara wenda nka hafi umwaka wose muri misiyo akaza agasanga umugore we aratwite n'ibintu nyine umudamu nyine ntabwo ari kubyumva ntabwo yumva ko nyine umugabo yaza akamufata neza akamwakira nyine biraho ngaho cyane cyane ko umugabo we yari yamubwiye ko agiye kumwica nyine akamwicana n'uwo mwana atwite noneho umudamu nyine ntabwo nyine kubyakira kumva ko nyine umugabo atuje ari aho ngaho nyine ari uri kumwitaho ari uri kumufasha ntabwo ari kubyumva neza ari kuvuga ati byanga binoga wasanga hari ikindi kintu wasanga hari ikindi kintu kibyihishe inyuma wasanga se hari ikindi kintu agamije ati ntabwo nabyumva neza noneho umugabo aravuga ati wowe tuza humura nta kibazo ati urabizi ko nyine wenda nubwo ibi byabaye nubwo wanciye inyuma ariko njye urabizi ko nagukundaga urabizi ko nyine
nyine ubuzima bwanjye bwose yari wowe. Ati rero nyine naratekereje numva ko nyine byanga binoga ntabwo nkwiye kuzana nyine ibintu by'umushiha cyangwa se umujinya hano. Nawe uri umuntu nyine, wenda ni nk'uko nanjye byakabaye byarambayeho, ariko nyine niba byarabaye nyine none se ngute nkutererane nk'ubigenze ni ati oya ntabwo nabikora. Ati ubwo nyine ngewe ngomba gushaka uburyo nyine ibi bintu tubinyuranamo kandi tukabinyuranamo neza. Ahubwo wowe icyo uzajya uba wumva ukeneye, icyo uzajya uba wumva ushaka, uzajya umbwira nyine ngufashe, ngomba kukuba hafi nyine. Ati nakundi nyine tega, uretse no kuvuga gutyo nubwo bwose wanciye inyuma, ariko ntabwo bivuze ko nyine utakiri umugore wanjye, ntabwo bivuze ko utakiri mama w'abana banjye. Ati rero aka kanya abana banjye ntabwo bahari, ntabwo wenda bahari bagiye ku ishuri. Ati ariko ntabwo nshaka ko bazaza bagasanga njye nawe tutamenanye neza, ntabwo nshaka ko bazaza bagasanga bakumva ko nyine n'umwana atari uwacu nyine twese hamwe. Ati nshaka ko nyine bazumva ko nyine uyu nguyu ari murumuna wabo kandi murumuna wabo bavukana. Ati ubwo rero icyo nicyo kintu ndi guharanira aka kanya. Ntabwo nshaka kugusebya imbere y'abana banjye, ntabwo nshaka kugusebya mu bana banjye, ntabwo nshaka kugusebya mu bantu nyine bisanzwe, nyine abantu bo hanze. Ndabizi abantu bazabyibazaho byinshi, bazavuga ngo uno mwana ngo ibiki n'ibiki, ngo ntabwo yari yaragiye, ngo ntabwo ari uwe, yari yaragiye ku rugamba, yari yaragiye. Ariko nyine ikibanze ni uko njye nawe dufitanye ahangaha aka kanya nyine tumeranye neza. Yaragiye rero nyine umugabo yarambwiye ati reka nze ahubwo nkuzanira akantu. Akimara kuva aho ngaho nimero ya telefone nyine, hari telefone imuhamagaye aravuga ati bimeze bite? Ati si ibintu uri kubyitwaramo gute? Umugabo aravuga ati ewana ko ndi kubyitwaramo neza, ndi kubyitwaramo neza, we ntugire ikibazo. Imipango yose twapanze igomba kugenda neza, igomba gucamo 100%. Noneho umuntu aravuga ati wowe ewana komeza ubitware gutyo, ndabizi iyi turufu izarya, ndabizi ko ahangaha rwose turamufite, ahangaha dufite n'abandi bantu nyine. Ewana wumve ko umupango turi gukora byanga binoga ntabwo uzafeiringa, uzagenda neza. Ese ubundi uyu mugabo nyine ahisha iki? Buri muntu wese yakwibaza ngo ahisha iki. Ku rundi ruhande rero twagarutse muri rwa rugo kwa papa wa John ndetse na Kiri ndetse na Eme. Mama wabo na papa wabo rero bari mu rugo, bageze mu rugo ni mu gitondo, barabyutse nyine. Papa aravuga ati wabera witwaye neza, witwaye nk'umumama. Ati buriya sinzi biriya bihe nari mbigukumbuyeho, nyine kuba utari gusakuza, utari guterera hejuru, utari kwigaragambya, utari kuvuga ngo ibiki n'ibiki, utari kumva ngo uri kurengana. Ati biriya bintu nari mbigukumbuyeho, ntabwo numvaga ko nyine byibura washyigikira Yeme, nawe byibura wamuba hafi ukamubwira ko nyine ukamutera ingabo mu bitugu, ukamwumvisha ko nyine agomba kubana n'umuntu akunda. Ati nukuri ko Imana nyine nari ngukumbuye nyine, wowe nari nkumbuye bya bihe byawe nyine, uri umuntu ucisha makeya, utari umuntu w'isasu uguruka ugira ute. Umudamu aravuga ati ariko nawe ntukansonge. Ati wowe wumva ko buri gihe ari ngiye uhora uguruka, wumva ko buri gihe ari ngiye uhorana ibibazo. Umugabo aravuga ati oya ntabwo ari ibyo nari mvuze. Ati nyine nuko nari ngukumbuye nyine, wowe urutuje uri aho ngaho ucecetse nyine. Ati nicyo kintu nari nkumbuye. Noneho madamu aravuga ati rero ntabwo ari njye nzajya mpora nsakuza mvuga nabi. Ati cyane ko nyine iyo numvishemo ko ari mu mwuzukuru. Tiriga uriya mwana Isabella twite ni umwuzukuru wanjye. Ati rero ngomba gukora buri kimwe cyose ku bw'umwuzukuru wanjye, ngomba kuzamuba hafi, ngomba kuzamuterura. Ati nubwo bwose mbona bigoye. Ati ni ukuri kw'Imana erega nanjye ntabwo bya rwango ntabwo nangaga Isabella, ntabwo namwangaga pe. Ati ahubwo nyine nuko numvaga nyine yantengushye kuba atari kumpa umwuzukuru, nuko numvaga nyine yantengushye kuba nyine nari mwiteze mu mwuzukuru, nari mwitezemo ibintu byinshi mwana. Ati ariko narabibuze. Ati rero niyo mpamvu nasakuzaga, niyo mpamvu nateraga hejuru. Utari ku bundi nta rundi rwango nangaga Isabella pe, habe na rukeya. Twagarutse rero kwa Isabella ndetse na mushiki wa Eme.
bwarakeye mu gitondo rero agerageza guhamagara Eme, yumva Eme ntago telefone yiriho, aravuga ati kusi Eme byagenze bite, ati yavuye hano nimugoroba atameze neza, ati none byagenze bite, ati nagerageje kumuhamagara ngo maze ko yageze mu rugo ntago telefone yayitabye. Noneho Isabella nawe ati uzi ko nanjye nabigerageje ntago ari gufata fone. Baravuga ati Eme yabaye iki, bimeze bite? Reka rero kandi gace tw'ubutaha tuzahure tumenye byinshi, dukomeze gukurikirana inkuru yacu umunsi ku munsi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha.